Abarigende bo ngiye kuvuga abavuba n'abakera twarangiza ikiganiro nkiri kubavuga ubeshe se nahera uyu munota tuvugana nkavuga mpaka saa 4 zikangereraho kuko abonzi ni benshi gusa sindamenya ngo neza ngo abari bubone ku uyu munsi ni bandi gusa nta muri legend nomwe wa Rayon Sport woroshe muza kubona n'abantu burumwe ufite ibigwi bikomeye ko iyo kuvuga aba legend ba Rayon Sport tubarebera mu bintu bibiri hari abakinyi bafashije Rayon Sport gutwara ibikombe bigiye bitandukanye yaba igikombe cya championnat ndetse n'igikombe cy'amahoro sivyo kuva kera n'uyu munsi vuba bon hakaza abafashije Rayon Sport kugera kure mu marushanwa mpuzamahanga abo ni bande rero uyu munsi ro mukanya sasa bimeze bite kuri Pierre Stadium icyambere stade irafungurwa ryari abantu baratangira kwinjira muri stade ryari cyo ni kimwe saa 7 bimeze bite ku ba legend abahanzi biraza kwa bimeze bite ibyo byose turabinyuramo nyine tubyibutsa donc badukurikiye kugira ngo banisetinge neza hari n'abazinduka buriya bakaza kare no kuvuga ngo kugeza amagingo ngaya ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isasta kwinjira muri stade biraba biri open kubera ko nubwo match iri saa 12 haraba hari ibikorwa bigiye bitandukanye biraba no kunywa birimo ibyo kurya no kunywa sinzi niba birimo ngenzi event ziraza kuba zibera aho ngaho ziraba zirikira ako kanya ku isaha y'isa 7 umuntu wakunze ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport kuvuvuka uratumiwe kuri Kigali Pierre Stadium kujya kureba uburyo ibintu birabyifashe haraba match ihuza aba legend ikipe ya Rayon Sport abitwa bambusa kombe biri mwamenye muri za 94 kuzamura kugeza za 2-3 gutyo yatsindishaga imitwe cyane kurusha amaguru abitwa bamurangwa Eugene mwizamu umuzamu wafataga yambaye ipataro n'ingofero yego uwo niwe murangwa Eugene abitwa ba Rucogoza Aimable Mambo defender abitwa batwisange peke yake Pekinyo Amavubi aramuzi yirukanka nyura ku ruhande acenga n'amacenga menshi cyane yicaje Jimmy Mulisa mu Mavubi Jimmy Mulisa yaramwicaje na Iranzi Jean Claude baramwirimina bari bagiye gukina ndumva ari na Egypte yego noneho Amavubi yatozwaga na Branco Tushake Branco Tushake bari bahamagaye Jimmy Mulisa akina mu Bubirigi azavuye mu Bubirigi Branco Tushake yirimina Jimmy Mulisa ageze aravuga ati atwara Pekinyo ibintu ndi kubona Pekinyo ari gukina ko biruti bya Jimmy Mulisa abazungu bagira utwabo hanyuma abandi tugomba kubona Moses ajya ni Kanamugire ni Moses Kanamugire yakinaga kuri gatatu yakinaga kuri gatatu kuko Moses we yateraga kuri gatatu ndabyibuka sezo yenda yibuka neza yakinaga kuri gatatu left back Rutanga Eric aho baramuzi nabeje wundi baramuzi ubwo abantu benshi cyane nyine bagiye bakeneye ikipe ya Rayon Sport ubwo ngubwo na Irambo na yakaba yakina Irambo na Eric Gisa Irambo cyatakina mu barigende Irambo na araza kuba agomba gukina Irambo naraza kuba ahare Irambo na Eric ubwo iyo batumira na Saddam Nyandwi ubusore hafi ya Saddam Nyandwi sinzi niba ari hafi kubera ko mu matsinda bajya mu matsinda Saddam yari ahari Nyandwi Saddam na Irambo na Gisa Eric yari ahari erega barigende ntabwo ari babandi bakera kuvuga ngo nk'uyu munsi nkaba Kame yakarigiyemwe akarifata mu barigende izama karijyamo Haruna Niyonzima asabira twamara mu legend ariko yarayikiniye of course none se APR yamukuye muri Rayon Sport none oya barigende bo ngiye kuvuga abavuba n'abakera twarangiza ikiganiro nkiri kubavuga ubeshe se nahera uyu munota tuvugana nkavuga mpaka saa 4 zikangereraho kuko abonzi ni benshi gusa sindamenya ngo neza ngo abari bubone ku uyu munsi ni bandi gusa nta muri legend nomwe wa Rayon Sport woroshe muza kubona
ni abantu buri umwe ufite ibigwi bikomeye kuko iyo kuvuga aba legend ba Rayon Sport tubarebera mu bintu bibiri. Hari abakinyi bafashije Rayon Sport gutwara ibikombe bigiye bitandukanye, yaba igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro, sibyo? Kuva kera n'uyu munsi vuba. Bon, hakaza abafashije Rayon Sport kugera kure mu marushanwa mpuzamahanga. Abo ni bande rero? Hari abakinyi ba Rayon Sport bafashije Rayon Sport gutwara Sekafa yavuye muri Zanzibar. Niyo muri 99. Niyo Sekafa ya mbere yatashe mu Rwanda ivuye hanze y'igihugu. Buriya Rayon Sport niyo kipe ya mbere yazanye igikombe cya Sekafa kivuye hanze. Bari bavuye muri Zanzibar. Sibyo? Abo ba legend bagomba kuba bahari. Yes. Haryo bwose akiri haracyari abitwa ba Gishweka Faustin. Uri kumva abo ni aba legend no marushanwa mpuzamahanga. Sibyo? Hakaba n'abandi ba legend ba Rayon Sport bayifashije kujya mu matsinda ya CAF Confederations Cup bakanayarenga bakajya muri kimwe cya kane. Uri kumva? Yego. Ibyo ni ibyiciro by'aba legend. Babandi ba kera batumye Rayon Sport yitwa ngo ni mpatsa makipe, murabyibuka? Rayon Sport yitwa mpatsa makipe. Hakaba abo nabo Onivoro local muri shampiyona. Abageje Rayon Sport kure haba muri Sekafa batwaye igikombe bakivanye hanze n'abayigeje mu matsinda. Abo ni aba legend bakomeye, ntekereza ko tuba dukeneye kureba mu kanya saa 7, sibyo? Yego. Ni match iriza kuba Aburundi bakunda cyane buriya ngiye aba legend ndabakunda. Nkunda kureba aba legend cyane. Buretse nabo mu Rwanda nabo hanze nkunda donc kubikurikirana cyane. Biraza kuba biryoshe rero. Ntabwo umurebe yakaba yategereza ngo saa 12 ngo ndaza kuba ninjiye muri stade. Wapi? Bakame turaza kuba ririmo. Agomba kuri sinakubwiye. Bakame ngagomba kuba ririmo. Ararijyamwo Bakame. Kuko abazamu ba Rayon bakomeye babayeho. Buriya na Bakame yazamo. Bakame yazamo kuko igikombe cya shampiyona, CAF Confederations Cup ntabwo yabura pe. Kuko Bakame buriya ni nomwe mu bakinyi nubwo yakinaga mu yindi kipe yazanye Sekafa ivuye hanze, ariko yafatiraga atarako. Ntabwo yarireyo. Yafatiraga atarako kuri finale batsinze Elmerek, ariko Elmerek amakipe yo mu Rwanda yayigoreweho pe. Bon, uko rero ibintu bimeze iby'aba legend byo urumva ko ari match nziza cyane. Tuza kureba ku isaha ya saa 7 stade irafungurwa mu kanya saa 4, so muzinduke. Ubone ngiye no kuvuga ngo nkimara gusoza iki kiganiro match noneho nyimara gusoza iki kiganiro no kugenda nkongera nkitera utuzi gake nkete nikoze. Ariko biri akaguru ke karakize busa komba biri najyaga musereza nkubwira ntari se coach biri no mu basaza ntugikina mufite iki fa kubufite umukinyo uca ku ruhande uramusavinga imipira utera amasantre ku mutwe wa biri sekatari muremure cyane yabikoraga gute. Yarafite detente, yarazamukaga nkakagere uko yarazi gusimbuka. Ibitego bye byinshi yabaga ari imitwe. Ku mpande akagira abakinyi nka Kayiranga Baptiste. Yari umutekinisien nzi gucenga n'amasantre meza. Akagira imediateur beza nk'abatigana bakiniraga inyuma ye na Mateso Jean Dodier. Nawe nizere ko uyu munsi akina. Urabyumva? Mateso Jean Dodier wasangaga tigana ari gukina 6, Mateso Jean Dodier ari ku 8, Kayiranga Baptiste ku ruhande rumwe, sinzi urundi ninde imbere Biribu Sakombi, wasanga nyiri ikipe nziza. Inyuma hari bitwa ba Karisa Claude, ba Kishweka, ba Aime Dollar n'abandi. Urumva? Aime Dollar yarafataga kujugunya ku mutwe wa. Yaranagaga ukagira ngo ateye santu ukayateje akaguru, urumva? So hari byinshi cyane byagiye muri Rayon Sport navuga abareyo bakwishimira. Yego nibihe bibi banyuzemo nabyo ntitubyibagirwa byabayeho of course. Ariko urumva ibyo byose bikubiye mu byo iyi match y'aba legend iza kwibutsa abakunzi ba Rayon Sport. Kuko nk'ubu hari nk'umwana w'umujene w'umureyo wumvaga abo bantu babavuga. Ese nyo wageze ngabo so ko bambwira kumva babavuga nawe urimo muri abo bajene
urubyiruko rw'abareyo reka kandi nshaka kujya wenda donc urubyiruko rw'abareyo wenda njye sindi mu rubyiruko rw'abareyo umunyamakuru bazivamo urumva hari donc urubyiruko rw'abareyo rwumvaga ibyo bihangange byo mu myaka yashize donc mu mazina ariko kumva ngo biri kumva ngo tigana abo bose rero ubwo urubyiruko rw'abareyo turarutumiye ruze rureba abo bari jeune mu kanya sasa sibyo ngo tigana yari mu ntoki Sembagare nta kibasha kukina wenda yabatoza Sembagare wenda muzi yararwaye ariko nawe agomba kuba hari of course Sembagare Jean kuko Sembagare ngiye namumenye bwa mbere mubona n'amaso yanjye hari Burundi 95 94 gutyo hafa muri izo saison Sembagare yari muri delegation y'abakinyi ba Rayon Sport umutoza Raoul Rushungu yambukanye akabajyana i Burundi mu Rwanda hari ibibazo murabizi genocide yakorewe abatutsi ibintu byari bikomeye cyane Raoul Rushungu arabamanukana bazana muri Interstar yitorezaga hafi yaho nari ntuye icyo gihe mbona abakinyi nka Karisa Claude mbona abo ba Faustin aba bakishweka aho ni muri defense mbona mwe bitwa ba Sembagare muri Mediane Hitimana Thierry urumva Hitimana ntari Freddy nawe ndumva yararimo imbere bafite mbona buca Desire mbona buca yari ikipe ikomeye cyane ni nayo kipe ngira ngo yatsinze Vitaro nyuma y'imyaka nk'itatu Interstar yari imaze idatsinda Vitaro abo bose ro nabakinyi umuntu aba akeneye kureba bamwe muri bo baraza kugaragara donc mukanya siko so ibyo aba legend se ikiciro cy'aba legend ngira ngo kirarangiye turajeho tujye no mu bindi bikorwa biteganijwe uyu munsi mbere y'uko match ya Gor Mahia ndetse na Rayon Sport iba kubera ko haraza kugaragaramo byinshi cyane stade irafungurwa mu kanya saa 4 sasa ba match y'aba legend irabitangiye yego hajyemo n'ibindi birori bigiye bitandukanye mbere ya match nyirizina ya Rayon Sport na Gor Mahia hanyuma sa kandi yego hagati ya match y'aba legend nteganya ko iza kurangira saa 9 yego hagati ya match y'aba legend iza kurangira saa 9 sibyo na match ya saa 12 ya Rayon Sport na Gor Mahia haracamwe iki hagati aho baba we haracamwe iki donc muri iyo marge y'amasaha 2 cyangwa se amasaha 3 haraza gucamwe iki haracamwe abahanzi kitoko bibarwa kitoko bibarwa arabahari abarimbira twa turimbo tw'urukundo rwa kera nyuma haze kwikozamo witwa Bulldog sha Tough Gang Bulldog nawe arabahari abasusurutsa gake gake uvuga rero abakunze ikipe Rayon Sport ibyo bintu nabyo bitabacika bon hanyuma mbere ya match ya Rayon Sport nta presentation iri bube y'abakinyi kubera ko presentation irahari urabona Rayon Sport Rayon Day y'umwaka ushize yego Rayon Sport Day y'umwaka ushize niyo habanje kuba presentation y'abakinyi kandi mu buryo navuga buri sophistiqué nyene ukuntu buteguye muri VIP bambaye neza aho umukinyi aca kuri ntage ni red carpet aza kuri tapi bamureba amafoto menshi amavideo menshi abafana nyene bakamwakira banaturitse ibishashi n'uyu munsi niko bimeze uyu munsi wenda makuru mfite cyazo nuko wasira tagumye kubikabiriza niba barabicacetse niba byaragenze gute simbize icyo ni kimwe kuko ariko presentation irahari ntituzi uko biri bugenda ariko presentation irahari ariko yari yavuze ko hari abakinnyi babiri ngo surprise yo kuri Rayon Day muri presentation izakoba ariko surprise hewe n'amakuru make kajya tugeraho atubwira ngo surprise ya Rayon Day ishobora kuba kanaka ishobora kuba kanaka hari n'amakuru yagiye tugeraho ngo urumva iyo bagutera amatsiko nyine curiosity abako baratubwira ati uwo ngo n'umukinnyi ngo wanyuze muri Rayon Sport nakunzwe n'abafana ngari mu mwimwe muri surprise za Rayon Day
hari kamwe kaje ingingo imwe yaje uvuga iti ngo dushakishe surprise yari ubundi surprise se nge dodo kereka wowe bashe gutekereza bamaze iminsi bakunzwe mu ikipe ya Rayon Sport. Surprise naraje ndicara ndashakisha nko mu gitondo twashakishije biraducanga Neri tatu se Eri tatu ntabwo yaza muri surprise baba badupfunyikiye nabagaya cyane Zuberse ni wese kare surprise reka ntabwo bari ku rwego rwa surprise ariko very surprise. Muri batatu bari mu mutima defense nge mfite ntekeza ko hashobora kuza mu reka mpembinga bero aka gafoto turebe ko nako twabitekereza Emerise Yusudi yanyeze hari amazina ne turi bushakishe kuko sibyo nk'abakinnyi 10 baheruka kuba bakunzwe mu ikipe ya Sport Dodo. Wenda Olivier yarakunzwe, Emery yarakunzwe, aho guranyibukije na Olivier reka turebe uko Shemanga bari bamukunze, Tambwe ngo Gruware bari bamukunze, we si surprise kuko arahari Azizi Basani ntibamugarura. Undi muntu heruka gukundwa subwo ninde fata amazina Muhire Keve yarakunzwe Elias uretse iyo sezo uretse Keve harundi ni wari ukunzwe n'abafana ni Adama ariko ntibamuzana nyuma yaho no Jerase ugira umva reka turebe mu ba hafi sibyo Onanase nubundi iyo ugiye kuvuga surprise akoze ko Onanaretse gutandukana na equipe tubanza kureba yo muri Tunisia icyo kuvuga cyo ni kimwe aho tubanza kureba abakinyi bari currently bagikina bameze neza sibyo wa mukinyi kandi abakinyi baba vrai star apana babandi ba donc bashakisha sibyo iyo ugiye kureba mu bavu babo muri Rayon uraza gusanga uwakunzwe cyane kurusha abandi ni Kwizera Olivier sibyo hari Kwizera Olivier sibyo hari uwo Yusundiyanye hari Kwizera Olivier Yusundiyanye Emery Bayisenge twakomozagaho mu kanya kubera ko kuri Emery Bayisenge twibukiranye gato yaramaze iminsi mu biganiro na Rayon Sport byo kongera amasezerano sibyo yego Emery Bayisenge we officially yarari mu biganiro byo kongera amasezerano na Rayon Sport. Niyo mpamvu ni kumubona hafi kubera iki kubera ko we nawe ubwe yarabyitangarije ko yari mu biganiro na Rayon Sport kugira ngo yongere amasezerano sibyo yego aho wenda donc turamushira hafi kubera iyo mpamvu sibyo ariko twibukiranye ko abo Bayisundiyanye sibyo yego byaragiyeho biraceceka Kwizera Olivier biragenda biraceceka kandi urabona ko ibintu byose babigize ibanga ngengera ngo nibwo bwa mbere urumva Dutere nibwo bwa mbere umukinyi wa surprise ndinze ngera kuri uyu munsi ntafite icyo nakwita 80% y'uwari we abase 20 kwa kapita ubu rero ibintu biracyacanga canze sibyo uziko biracyacanga canze uziko ngo buriya ngo surprise rero arya abantu bavuga ikintu ntikibe cyo bakaza bakakwibasira ariko amakuru ya Rayon Sport zigari mu bwihisho bukomeye cyane biragoye ngo surprise buriya ngo imaze ngo iminsi igicumbi ngo ikorana na b'imyitozo ngo ntibayigaragaza amakuru niba ariyo niba atariyo amatsiko turaza kuyashira kuri Kigali Pierre bo yarakuraga imyitozo wasiriye abamuzi yaramubonye yamukubwira akabazo k'amatsiko imyitozo ya Rayon Sport y'igicumbi yose yabaye awiklo yabaye nta mufana ujyamo yabaye nta n'umunyamakuru ujyamo ndetse ngo nta n'umunyamakuru wajyagayo icyo gihe ntawe Dodo imyitozo ya Rayon Sport nta muntu n'umwe wari wemerewe kuyireba ndetse
byari bigoye cyane, nta munyamakuru n'umwe wigeze uyibona uretse umuntu bita Wasiri, kandi Wasiri ni umukozi w'ikipe ya Rayon Sport. Ni ukuvuga ngo ibanga riherereye mu karere ka Gicumbi. Kimwe mu kintu cyaranze abareyo mu karere ka Gicumbi harimo ikintu bita ibanga, n'abakinnyi ubwabo babasabye kugira ikintu bita ibanga rikomeye cyane, niba baranabagenzuraga simbizi. Ariko Dodo Suprise donze ko zirahari. Dore noneho kuri YouTube commentaire bari kuvuga ruboneka. Bari kwivugira ruboneka rwose. Asa Dodo bari kwivugira Bosco ruboneka rwose. Nabyo nguni twayishira. Nabyo birashoboka kwera ko ntaratangazwa mu ikipe nje yatandukanye na APR. Byo birazwe. None se ntabwo ashobora kuguma muri bya ndunga zamu yaranshatse bikarangira zamu yiboneye undi muntu. Na Elmerek ariko yaramushatse. Na Elmerek nibyo yaramushatse. Ya Darkonovic kandi hagiye yaraje mu Rwanda. Kandi na nijoro yakoze imyitozo. Elmerek yaraje sibyo? Kuko ruboneka yavuzwe muri Elmerek we na Yunus. Na Yunus. Yego. Yunus nuko yahise yongera amasezerano. Ariko nawe yari mu mazina umutoza wa Elmerek, ndavuga Darkonovic yari yatanze mu buyobozi bwe. Sinzi uko byaje kugenda. Yego. Ariko ruboneka yari kuri liste y'abakinnyi bifuzwaga n'umutoza Darkonovic. Ko ruboneka yaratandukanye na APR nabyo byashoboka. Kuko sibwo bwa mbere Rayon Sport yabikuye umukinnyi ukomeye muri APR. Yego. Kuko niba yaravanyeyo rwatubyaye ikavanamwo Yannick sibyo? Na ruboneka bamubona da. Yego. Bitere ibintu byose na agafaranga. Turaza kubabwira impamvu umukinnyi yava muri APR akajya muri Rayon. Turabihuza n'amasezerano n'uburyo Rayon Sport igiye kubaho, kuko nabyo turabigarukaho sibyo? Yego. Ni Rayon Sport nsha igiye kubaho mu bundi buzima navuga busha, reka mbivuge gutyo sibyo? Suprise reka tube tuyihoreye sibyo? Yego. Tuyirekere Rayon Sport ize kuyiduha hariya kuri Pierre Stadium. Ahubwo nyine bariyo cyangwa se abakoze umupira w'amaguru mu Rwanda juste muze muri benshi. Yego. Suprise muraza kuyibona kandi iraryoha. Sikugenda. Haza ugiye kubona ukantu agatangarije. Bon. Ati kwizera Olivier. Dukomeze sasa. Twinjiye sasa ku cyitwa match ya Gor Mahia. Sibyo? Ubwo tugeze kuri tapi. Tugeze kuri tapi sasa mu kibuga indani. Babandi batubaza ngo 11 ngo bimeze bite? Reka tubanze turebe kwanza Rayon Sport State iriho y'imyitozo. Mbere yuko ijya mu kibuga. Mbere na mbere. Ni Rayon Sport igiye gukina na Gor Mahia ubwayo yari imaze iminsi mu mwiherero. Yes, ni byiza. Ariko ni Rayon Sport ifitemo abakinyi benshi ntekereza ko bataramenyerana kuko benshi ari bashe. Ugiye no kureba 11 bashobora kubanza mu kibuga uraza gusanga benshi ari bashe bataramenyerana. Yego. Kandi stili ya hari ingingo no gukina nka equipe. Kugira ngo ikipe izemo automatisme zo gukina nka equipe bisaba ko bamaranye donc iminsi myinshi. Apani yimike cyane bamaranye. Kuko Rayon Sport ifite abakinyi bakoze nk'imyitozo 3-4 nabo barahari. Hari n'abakozi biri sibyo? Hari abakinyi bageze muri Rayon Sport bakora wa mwiherero gusa wabereye hariya Igicumbi sibyo? Bayisanze mu mwiherero. Akaba ariyo myitozo yonyene gusa bakoranye na Rayon Sport. Hakaba n'abandi bayisanze Igicumbi mu minsi ya nyuma y'umwiherero yo kujya gutegura Rayon Sport Day. Yego. Abo bakinyi bamaze iminsi mike. Kuraho ongeraho babandi basinya ba Matumona wakonda n'abandi. Ariko ni Rayon Sport ifite abakinyi benshi bamaranye iminsi mike. Ako kantu abantu bagatekereza sibyo? Kuko iyo uganiriye n'abatoza cyangwa se abandi batekinisiye bagiye batandukanye benshi bakubwira ko match ya Rayon Sport Day atari igipimo cya nyacyo sibyo? Ahubwo ni match ishobora kutwereka ubushobozi bwa buri umwe mu bakinyi Rayon Sport ifite. Ni match za kutwereka karite z'abakinyi kuruta imikinire y'ikipe muri rusange. Eske ibindi kuvuga abantu murabyumva neza cyangwa sobanurire birushijeho? Nari mbabwiye ni yego match y'uyu munsi ya Gor Mahia na Rayon Sport ishobora kutwereka
ubushobozi bwa buri umwe mu bakinyi kuruta kutwereka imikinire ya ekipe muri rusange. Kubera iki? Ni abakinyi donc bataramenyerana, kandi abakinyi bamenyeranye nibo batwereka icyo nakwita level y'imikinire ya ekipe muri rusange, n'imitoreze y'umutoza. Umutoza y'umutoza uyu hari ingingo ubona ko iba icengera mu bakinnyi ariko bamaranye agaheruna. Voilà. Nuvuga ngo rero uyu munsi turaza ahubwo kwirebera abakinyi basha ba Rayon Sport bari ku ruhe rwego. Nyuma yaho noneho muri Sekafa tuzareba noneho level y'ikipe ikiniti. Yego. Kuko nabibasobanuriye hari abakinyi bayisanze mu mwiherero. Si umwiherero w'icyumweru kimwe se? Yego. Hari n'abataramaze icyo cyumweru, sibyo? Bayisanze mu donc umwiherero uri hagati. Basinye tardivement donc batinzemo gake, sibyo? Yego. Abo ngabo rero aka kanya bamaze kwiyintegra muri systeme ya ingingo. Tuzi ko atoza utwo tuntu nk'abanyamupira mwicare mu dutekereza. Dufite icyo tuvuze. Ibyo nabyo tugomba kubyitondera muri analyse cyangwa se uburyo abantu bari urebe match ya Rayon Sport na Gor Mahia. Kuko Gor Mahia yo ifite abakinyi benshi bamenyeranye. Banamananye igihe biratandukanye na Rayon Sport. Gor Mahia yo je ya equipe bamaze kuyigira nubwo ahari ntazi level y'imikinire yabo. Ariko yo ni ikipe irimo abakinyi benshi bamenyeranye kuruta abasha. Ariko Rayon Sport uyu munsi abadomina n'abasha. Ushobora kubona centre defense nsho irimo nk'urugero Matumona Wakonda na Charles Chuprao na Charles Chuprao mamara iminsi guys ako defense nje nkemanga urakumva neza. Sindi uvuge karite ndi kuvuga ubusha bw'abakinyi, sibyo? Wenda tukabona nkaga nijuru warahasanzwe, tukabona nka Kabange aho ngaho warahasanzwe, sibyo? Tukabona Mediane wenda ushobora kubona Mutambo hasanzwe maybe na Kitoko ni wamenya, sibyo? Ariko kajya imbere ugasanga ibintu nibisha ngaho Atiso ngaho Bagbeno ngaho bajigiba ku 10 urumva ni ibintu bisha, sibyo? Noneho kandi abo bantu bashya bamaranye iminsi ngaho dushobora kubona karite y'umukinyi ariko nitubone level ya equipe. Ariko byibura ntibikuraho ko match iryo kubera ko ni match iteye amatsiko benshi muri twebwe. Niko kuri. Arega nubwo icyo kintu gishobora no kubaho bitanakuyeho ko bashobora no kuba banatsinda match bakanatwereka urwego rwiza. Simbihakanye ko batsinda. Yego kubera ko twananabibonye batsinda Jamus imwe mu equipe meza akomeye. Ariko nk'ikintu bavugaga Dodo hari ibintu tutagomba kwitega byanze bikunze. Kwa kundi kwavugaga ngo hari partnership. Ngo rumwe pa. Oya partnership. Wenda rumwe kwa neza niba Chuprao na Wakonda nta kwezi baramarana. Ubwo nk'abantu bakunda kugira na partnership hari aba defenseur central nta byo ni itegeko. Umuzamu amaze iminsi 2 ari kumwe nabo. Uribaza ati Dande Junior arubaka partnership te n'uwitwa Abdel Matumona Wakonda ndetse n'uwitwa Charles Chuprao. Abo ngabo reka tubaretse mu kibuga hagati. Noneho nanone hari Jigiba araza gukina nate ese Modeli Akbar Isa Jigiba Jingare na Ibrahim Jingare biremeze gute cyangwa se Tambuyuguru uraburaho hagati. Ese uraza gukina kuri attaque niba ari Herman Junior Kamene araba afite kombine zimeze gute na nimero 10 niba arabandi rindi Kumana Sumane ba Atiso se araba bimeze gute abo Batiso ko jubira ameze gute nyine ne equipe itaramarana cy'umweru wenda nibyo imaranyaga ikanini. Ariko urumva niba uri kujya kurira muri equipe ugiye kugura 11 wasanga mu byibuza abakinyi babiri bakoze imyitozo ibiri gusa muri equipe. Icyo gihe uyo usuvanga abakinyi bakoze imyitozo ibiri hari briefing badafite Dodo. Of course hari briefing badafite no kuza bakababwira no kujya gukora ikizamini cya leta bakakubwira Roma reka ngoneshe Roma ya page 100 bakaguhaho page byaratisomaho wumva ibisobanukiye umenye uhita urezima bakaguha resume. Ono wajya gusubiza ugasanga ugeze ku kintu kiri ku page 15 nta nicyo wasanze muri resume
resume wahawe nicyo kintu wenda gishobora kuba kuri abo bakinnyi bamaze igihe gito ariko umupira ntabwo nanone karite y'umukinnyi twayibona ariko karite y'umukino biragoye dutandukanye ibintu bibiri karite y'umukinnyi na karite y'umukino cyangwa se imikinire ni ibintu bibiri bitandukanye kubera ko karite y'umukino igaragarira mu buryo abakinnyi bakina bafatanije nka ekipe bakubaka ikintu kimwe ari abakinnyi 11 mu kibuga iyo niyo karite y'umukino karite y'umukinnyi ni ubushobozi ku giti cye niba Jigiba ari umukinnyi uzi kugumana umupira urabyumva niba Isa Jigiba azi kugumana umupira turaza kuyibona niba azi gucenga turaza kuyibona niba azi gutanga passe ku mpande zifite precision turaza kuyibona sibyo abo ba Jingare nabashaka kure equipe umupira neza turaza kuyibona ariko kuvuga ngo kombinezo ngo ya Jingare Jigiba Tambwe Atisoko Jo Bagbenu n'abandi n'uyo munyakamerune uyo nguyo Herman Kameni ibyo sinabyitega 100% kuri iyi match ariko byibura nshobora kureba Kameni nkavuga nti uyu ni umwataka yego déplacement ze ziratanga ikizere ubugesha tamwizamu biratanga ikizere tukabibona ariko je nka equipe ntabwo ari ibintu ngewe nka Dodos niteze uyu munsi nkurikije igisabwa kugira ngo ikipe ikine nka equipe iri hamwe hari ibibura muri Rayon bigendanye n'igihe gito abo bahungu bamaranye hari ingingo naramuka bikoze uyu munsi bamuhinda byose Rayon Sport ni ikina nka equipe hari ingingo bamuhinda byose